Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri Mitive Inspires. Twari tumaze igihe tutavugana, nari maze ngira ngo duheruka kuvugana umwaka ushize mu bihe bya Noheli. Urumva rero ko nari nihugiyeho, hari utuntu twinshi nari ndimo nkora nshyira ku murongo kugira ngo ndebe ko ntangira umwaka neza, n'umuvuduko mwinshi nyine nk'uko mbyifuza. Ngira rero ubwo duherukana umwaka ushize, mbere y'uko rero twinjira muri uyu mwaka, ubu naje turi kumwe nk'uko bisanzwe nkomeza mbasangiza amavideo harimo ubutumwa, inama y'ukuntu wenda dushobora kubaho muri ubu buzima, icyadufasha nk'uko bisanzwe, tungurana nyine ibitekerezo utuntu n'utundi. Nk'umumama, nk'umuntu rwiyemezamirimo, tuzajya tunaganira dukomeza cyane cyane muri uyu mwaka kurebera hamwe icyaduteza imbere. Ngira ngo rero mbere y'uko ninjira muri gahunda y'umwaka, reka mbanze mbagezeho nyine ukuntu nakoze imihigo yanjye y'umwaka wa 2026, kugira ngo wenda nimujya dusangira amavideo mujye mumenya aho biva n'aho byerekeza, kugira ngo twese tube mu murongo umwe muri rusange. Ngira ngo hari wenda gahunda y'imihigo, ngira ngo twayiganiye umwaka ushize, niba ari hano nabivugiye cyangwa kuri Facebook. Yego bya byose nigeze kubivuga, ukuntu ushobora guhiga ukagira gahunda mu bintu byawe byose, mu bikorwa byawe bya buri munsi, ko twabonye nyine iyo utazi yuva ntumenya nyine naho ujya. Hahandi ukora ukabona wakoze kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ukabona warushye, ariko nyamara wasubiza amaso inyuma kureba ikintu wakoze, ugasanga nta kintu wakoze, ugasanga umusaruro wawe ntabwo ugaragara. Nta kindi rero kibitera ni kwa kutagira gahunda, kwa kutagira umurongo nyine ngenderwaho w'ibikorwa byawe. Ariko iyo ubifite uravuga ati ejo nzakora iki, ukagikora, ukavuga ati cya kintu nari niyemeje gukora ndakirangije se, aho kishima mu gitondo ugafata ikindi, ukavuga ati se ntago kirangiye kubera imbogamizi runaka wahuye nazo, ukamenya ngo ndagicumbitse. Iyo wagicumbitse uravuga ati ejo nzakomerezaho. Ibyo ni ku muntu ugira gahunda, ariko iyo udafite gahunda urabyuka icyo uhuye nacyo ugakora. Kandi bene uwo muntu aravunika shaho, ugakora bwakwira nyine amasaha abageze yo kuryama, ukaryama, ukaba muri ubwo buzima nyine umeze gutyo, ntumenye ngo ese nakoze iki, ese hasigaye iki ku cyo nakoze. Icyo gihe rero ntabwo rwose biba byiza, ntabwo bigufasha kugera ku ntego zawe wariyemeje. Ngaho rero reka mbanze mbagezeho uko nakoze imihigo yanjye. Nk'uko bisanzwe ngira ngo twese nuko tubigenza, iyo umwaka uri gusoza hari ukuntu twahura mu nsengero se turi gushima Imana ko umwaka wagenze neza, cyangwa se mwahura muri famiye muri gushima Imana ko umwaka wagenze neza. Ngira ngo mu muco wacu rwose byari byose hari ikintu cyo gushima, hari ikintu cyo gushima umwaka uba ushoje, uvuga ati tuwushoje amahoro, twinjiye no mu wundi amahoro. Rero nk'uko bimeze, nanjye nagize umwanya mu mpera z'amezi ya 10 z'ukwezi kwa 12, akenshi nyine niho umuntu atangira gushyira ubwonko ku gihe, ukavuga ati ese uyu mwaka nari nariyemeje iki, ese mbigeze hehe, kugira ngo ndahereho nyine ushima Imana, uvuga ati Imana warakoze kumfasha muri gahunda nari niyemeje, zarakunze. Bitarakunze se ngiye kubikomerezaho umwaka utaha, nabyo Mana uzakomeza ubimfashemo. Natwe rero twarashimye, dushima Imana, shima Imana kubw'ubuzima bwiza njye n'umuryango wanjye, nshima ku byiza nagezeho nari narasabye Imana ikabimpereza. Ibitarakunze bumva nyine nabyo nahise mfatiraho, ndavuga nti niba ndabikweretse umwaka utaha bizabashe kugenda neza. Ibyo rero bivuyeho nyine guhiga, ubwo ni umwaka wundi twinjiye muri 2026. Nk'uko rero nari nababwiye, haba hari igitabo, kwandika ni byiza, urandika kugira ngo umenye ngo ikintu cyanjye nshaka kuzakora uyu mwaka ni iki, ukamenya ngo gahunda yabyo ni iyihe. Iyo utanditse akenshi uribagirwa iyo biri mu mutwe gusa, ariko iyo wanditse ubu hari ukuntu bikwibutsa, uzaza ugatera akajisho ukavuga ati nari nariyemeje gukora iki n'iki wenda muri uku kwezi cyangwa igihe iki n'iki, ukavuga ati reka mfatireho nyishyire ku murongo. Urumva nyine kwandika bisaba kutibagirwa, ngira ngo twese turabizi. Rero ngewe iyo ndimo nyine mpiga, ubwo n'abandi muraza kudusangiza uko bimeze, uko mubigenza, uko ubigenza wowe. Mbere na mbere mpera ku muryango, ubwo yenda umuryango ubwo wumva nawe uburimo, ugasaba ubuzima bwiza, ugasaba amahoro, umutekano mu muryango wawe. Ngira ngo turabizi twese ko ubuzima ariyo nyine nkingi y'ibintu byose, iyo uhumeka byose birashoboka. Ugasaba Imana kuzaguha ubuzima bwiza, we n'umuryango wawe. Urumva ntago wabyuka mu gihe gukora umwana arwaye
umufasha wawe arwaye se, urumva icyo gihe ntabwo burya byanze bikunze bigenda neza. Kandi ngira ngo twese burya uko tubayeho tuba dushishikajwe no kugira ikintu tugeraho. Ngira ngo nta muntu wavuga ati njyewe uko ndi ndanyuzwe, ibyo mfite birampagije. Ni ukuri uba ufite 100 ushaka irindi 100, ufite 200 ushaka 200 yandi yongeyeho, uba ufite 1,000,000 ugahihibikana ushaka iya kabiri. Nuko duteye, nuko abantu tumeze, duhora nyine dushaka ibyisumbuyeho, ibyigiyeyo. Ubwo nyine wenda niba hari ababa barageze iyo bajya, ubwo abo nyine si mu rwego rwanjye cyangwa se mu rwego rwabo mbwira, ubwo abumva nyine bafite aho bashaka kuva n'aho bashaka kugera, abo nibo turi kumwe, nibo turi kujyana. Ubwo iyo ibyo bivuyeho, gusabira ubuzima bwiza, gusaba umutekano, amahoro mu muryango wawe, ubwo nta kindi nyine gikurikiye. Nk'uko nayo mbivuze, duhita tujya mu bindi nyine biba bitoraje ishinga bidushishikaza mu kazi se, ukaba wasengera akazi kawe ukakereka Imana kugira ngo kazagende neza, ukaba wasengera imishinga wowe ufite iyo ari yo yose. Niba ari business school ukavuga ati ndashaka kwiva ahangaha ikagera ahangaha, ugasaba nyine Imana kwizayagura. Nyine noneho muri uko gusaba ukajya ushyiraho nyine n'ingamba z'ukuntu uzajya ubigenza kugira ngo bigere aho ushaka, kugira ngo ubashe kugera ku ntego wiyemeje. Utwo tuntu twose nyine umuntu aratwandika, ukandika niba ushaka wenda ari business ukora, ukavuga ati iri kuri uru rwego, ndashaka kwizagera kuri uru rwego, ndashaka mu kwezi kwa mbere kuzakoraho ibi, mu kwa kabiri nzakoraho ibi. Nyine ugenda ushakisha ibintu bizagufasha kugira ngo bigere ku ntego yawe wifuza. Ubwo ikiba kivuyeho nyine gusengera ibyifuzo, ibintu byose wumva ushaka nyine kuzageraho, ibintu ushaka kuzageraho mu iterambere cyane cyane, cyangwa se nyine biguteza imbere. Ngira ngo akenshi twese nibyo tuba dusabira, nta gusenga ngo ibintu bimusubize inyuma, ntawe uhega umuhigo ujya inyuma, uhiga umuhigo ugira ngo uve ahantu uri ujye ku rundi rwego. Ubwo nyine ikiba kivuyeho njye ko mbigenza, ubwo hari indi mirongo nifashisha, ibindi bintu nifashisha kugira nyine ngo bintere imbaraga. Burya nk'uko twabivuze, umuntu agira ibintu nyine bimufasha mu buzima, ari ukurebera ku muntu wageze kure, cyangwa se uri mu bintu nawe urimo ariko ukabona we yabashije kubigeraho. Umuntu ushobora kuza kugutera imbaraga, niba hari ijambo ry'Imana usoma rikagusubizamo imbaraga mu buzima. Ibyo byose nyine nabyo ndabyifashisha, aho nkunda nyine no gusoma ibitabo by'abantu bashoboye kugira intsinzi mu buzima, kumva se amakuru y'abantu batanga ubuhamya nyine bw'aho abantu bavuye bakaba bageze ahantu handi kure, ukavuga ati kuva uriya byarakunze, nkurikije ko byari bimeze ndabona nanjye bizakunda. Icyo gihe burya bigutera imbaraga, bituma udacika intege, bituma uticara, ukavuga ati inzira ndimo burya n'abandi bose bayiciyemo. Niyo mpamvu kumva ubuhamya bw'abantu birafasha. N'ugiye ubona umuntu yatanze ubuhamya rwose, ujye umushimira uvuga ati byibuze mbonye ko nanjye bizashoboka, ko ntari kurota gusa ko ibyo ntekereza bishoboka. Ubwo iyo ubonye umuntu yari hasi ukabona avuye aho hasi kandi ubibona n'ibihamya yarageze hejuru, avuga ati nta mpamvu rero, twese Imana yaturemeye ibyiza, nanjye nshobora kuva hano ndi nkaba nagera kuri ruriya rwego nifuza. Njye rero hari ibintu bijya bifasha, hari imirongo mbere na mbere ya Bibiliya nifashisha, iba muri Zaburi 33 20 kugera kuri 22. Ngira ngo reka nsomemo nihuse gatoya. 33 20 22 Zaburi. Iyi ngiyi cyane cyane nyishingikirizaho nyine nko ku bintu by'umuryango, biramfasha cyane. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira, ibyishimo biri mu mutima wacu niwe bikomokaho, amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu. Umurongo wa 22 rero ukavuga ngo Uhoraho ineza yawe iraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. 22 ndayikunda cyane kuko ihita mbese mbera nk'inkingi ya mwamba nk'uko mubyumva. Iyo rero ni Zaburi ikunda kumfasha cyane. Hakaba n'andi muri Mariko 11:24 naho nyine hatuma ngira icyizere ko ibyo nkora byose nyine iyo nsenga nyine ko ngomba gusubizwa. Turi kuri Mariko 11:24. Ibyo byose narabyanditse kugira ngo iyo mirongo njye ninumve intege zinshizemo, mfate nsome ndebe mvuge nti kuki niheba kandi Imana ubwayo yaratubwiye.
11:24 haravuga ngo nicyo gituma mbabwira nti icyo musabye cyose musenga mwizere ko mugihawe kandi muzagihabwa. Icyo musabye cyose musenga mwizere ko mugihawe kandi muzagihabwa. Urumva iri jambo ry'Imana nsoma ntabwo ndi kubisoma muri ya karine yaje. Nafashe Bibiliya ikarine iri hano ariko nyamba nabyanditseho kugira ngo bijye binyibutsa. Urumva ni Imana ivuze ngo icyo musabye cyose musenga. Gusenga ni byiza, abatabyemera wenda babyemera mu bundi buryo, ariko nzi ko kwicara ugatuza ugaturiza Imana ukayisaba byanze bikunze iragusubiza. Hari undi murongo byo ni umukoro mbahaye muri Luka 11 umutwe wa 11 umurongo wa 11 kugera kuri 13, nayo mugende muyisome, video bitaba ndende cyane ngira ngo nabo bitugaruza icyizere nyine ko Imana idukunda, icyo dusabye cyose itabura kukiduhereza. Niba usaba umuntu cyangwa se niba umubyeyi wawe umusaba ikintu akakiguhereza, Imana yo noneho ifite yo nyine impuhwe nyir'ububasha bwose, gute yo itaguhereza. Iyi mirongo iramfasha cyane, nukuri niyo numva nyine ngeze nk'ahantu nkumva hari ukuntu nyine umuntu umubiri ucika intege, nkaza nkana muri agenda ndavuga nti ariko se izankengi zanjye njya niyambaza bimeze bite, hameze gute, nkaza nkasoma icyo gihe mpita nongera mbyuka nkongera imbaraga zigasubira mu mubiri. Nk'uko bisanzwe rero hari akandi gatabo ngaka agatabo kacu ngira murakaza, utarumvise amavideo yako asubiye mu mavideo nakoze birimo agatabo k'iminsi 8 kitwa The Magic rero nako kagatabo nyine gashingiye ku buzima nyine bwo gushima, imbaraga zo gushima, ukuntu nyine gushima bishobora gushimira ku buryo bishobora gufungura imiryango. Ari naho navuze nti imbere yo guhiga ijya ubanza ushimira Imana ibyo yaguhaye umwaka washize. Gushima ni ikintu gikomeye cyane, gishima ibanga rinini, nukuri ni mu bikoresha muzabibona. Uretse no gushimira Imana none uzashimire n'umuntu ari umuntu byonyine, urebe ko ntazakumarira ibye. Ngaho rero nuko nguko mbihiga. Nyuma yaho ngaho ya Bibiliya y'imirongo mberetse, buri wese aba afite imirongo buryo imufasha muri Bibiliya, si ngombwa gukoresha iyi ngiyi. Buri wese aba afite igitabo kimufasha, buri wese aba afite umuntu umufasha ku buryo wumvise ijambo ry'uwo muntu rwose wumva usubijwemo imbaraga. Ibyo byose rero nabyo burya ntimukabyirengagize ngo uvuge ngo ndirebaho gusa nkore ngo umutwe wifashije gusara, ariko ubishyizeho ibitekerezo by'abandi bantu, ukareba ubuhamya bw'abandi bantu, ukakishingikiriza ijambo ry'Imana, ibintu byose birakunda kandi birakoreka. Video ibaye ndende, urumva ibindi hano nzabaganiriza ubutaha. Gusa nagira ngo mbabwire ngo twijane muri uyu mwaka, ninjya nza kubaganiriza byibuze mujye muvuga ati nawe burya ubya tubwira arabikora. Nanjye gahunda ndayigira, nubwo nyine nk'umuntu bigeraho bigashaka kwanga, ariko iyo ufite ibyo bintu byose bindi bigusunika ukavuga ati hari video y'umuntu nigeze kubona uri gutanga ubuhamya, reka njye kwireba, hari umuntu uzi ko ajya avuga utugambo twiza, reka njye kureba ndebe ko binyongeramo imbaraga. Nkuko nyine imodoka igiye esansi igashiramo bakajya kuvomesha indi modoka ikongera igashibuka, ni nako natwe burya ijambo ry'Imana ridusubizamo imbaraga. Niko ijambo ry'umuntu wizereramo rigusubizamo imbaraga, cyangwa ikindi kintu cyose wizeramo kigusubizamo imbaraga, ukongera ugahaguruka ugakora. Rero reka ndekera aha, ndabakunda cyane. Video ibaye ndende, ubwo na ubutaha tuganira ku bindi no ku zindi ntego no ku bundi butumwa bwiza. Imana ikomeze ibarinde.